Kuki Imana yaremye imibonano mpuzabitsina? Ni uwuhe mumaro imibonano mpuzabitsina wakagombye kugira mu rushako rwa Gikristo? Ese ni iki Bibiliya ivuga? Muhawe ikaze mu ishuri rito rya Bibiliya no mu ruhererekane rwacu rudasanzwe ku muryango n'urushako. Tubashimiye kuba mwaje mu gihe twiga intego n'umugambi ku rushako, ndetse by'umwihariko uyu munsi turareba icyo umwigisha wacu yita uburyo bushimishije bwagaragarizwamo ubumwe. Turasenga ngo aya magambo abafashe gukura mu kwizera no mu gusobanukirwa kwanyu mu gihe urushako rwanyu narwo rukura mu buryo bukomeye. Reka twakire umwigisha wacu twiga ijambo ry'Imana. Jye n'umugore wanjye twakoraga mu kigo gishinzwe kwakira amanama n'ibiterane mu gihe cy'imyaka myinshi. Twagize abigisha beza cyane bakaza kwigisha muri icyo kigo. Umwe mu bo twakiriye yari umukristo wize iby'imitekerereze ya muntu nakundaga cyane. Ntekereza ko yari we warutaga abandi bakristo bize iby'imitekerereze ya muntu. Yitwaga Dr. Henry Brandit. Ijoro rimwe yayoboye ikiganiro abantu bari aho babashije kumubaza ibibazo. Abenshi mu bantu baje aho bari abakire cyane, kandi sinzigera nibagirwa umugore wari umukire cyane kandi agoye cyane. Yarahagurutse maze arabaza ati, Dr. Brandit, ni iki utekereza ku mibonano mpuzabitsina? Nuko wa mugabo w'umuganga aramusubiza ati, mu by'ukuri madamu, ndayikunda pe. Akivuga ibyo, abantu bose batereye hejuru baraseka, maze akurikiza ibyo n'inyigo y'ukwera kw'imibonano mpuzabitsina. Ababaza iki kibazo ati, mbese ni iki kibateye guseka? Mbese ntidukwiriye kuyikunda? Cyangwa se byibuze kutavuga ko tuyikunda kandi tuyikunda? Maze abaganiriza ku mateka y'iyo mitekerereze avuga neza bisobanutse. Ubu rero tugeze ku mugozi wa nyuma muri iyi migozi 5 twarebye umwe ku wundi. Twarebye no ku nzego zitandukanye z'ubumwe bwayo nk'uko zigaragazwa n'iyi migozi. Umugozi wa mbere ni ubunyamwuka, ari wo musingi w'ubumwe. Uwa kabiri ni ukuganira cyangwa itumanaho. Kandi twavuze ko kuganira cyangwa kuvugana kw'abashakanye ari cyo gikoresho kibeshaho ubumwe. Umugozi ukurikiyeho ukaba ari uguhuza. Twavuze ko icyo ari cyo gihamya cy'ubumwe. Umugozi wo hagati ari wo mbaraga z'ubumwe ni urukundo rudafite icyo rushingiyeho. Umugozi ukurikiyeho ni ugusobanukirwana, kandi twavuze ko gusobanukirwana ariko gukura k'ubumwe. Twamaze umwanya munini ku gusobanukirwana kuko ari ingenzi cyane. Ubu rero umugozi wa nyuma tuwita igikorwa gishimishije kigaragaza ubumwe. Icyo twita imibonano mpuzabitsina, Bibiliya icyita ubumwe. Icyo bamwe bita urushako rwera nicyo gikorwa gishimishije kigaragaza ubumwe. Twabonye mu byanditswe ubushize ubwo twatangiraga kwinjira muri iyi nyigisho, ushingiye ku byanditswe ubona ko Imana yaremeye imibonano mpuzabitsina kororoka. Ibi ni ukuri cyane. Bihuza neza n'inkuru y'irema iri mu gitabo cy'Itangiriro. Uyu wari umugambi w'Imana wo kuzuza isi abantu, kandi imibonano mpuzabitsina bigiramo uruhare rw'ingenzi. Ibi niko bimera no mu nyamaswa nazo. Ariko hari ikintu cy'umwihariko ku guhuza imibiri, ahubwo byinshi mu guhura k'umugabo n'umugore we mu rushako rwera birenze cyane ukubana kw'inyamaswa. Twabonye mbere ko dushingiye ku byanditswe twarebye ku mibonano mpuzabitsina, na Imana yayiremeye kuba igikoresho kigaragariramo ibintu bitandukanye. Ni umugambi w'Imana iyo ihuje umugabo n'umugore mu mibonano mpuzabitsina, iyo ihuje umugabo n'umugore mu mibonano mpuzabitsina, iyo barema ari igitsina gabo n'igitsina gore, kugira ngo bazabashe kugaragaza ibintu byinshi barimo gukora imibonano mpuzabitsina. Wize kuri kamere y'inyamaswa, wabona itandukaniro riba ku biremwa muntu, kuko ari byo biremwa byonyine bikora imibonano mpuzabitsina imbona nkubone. Kandi wasanga hari icyo Imana ibitugaragariza muri ibyo, ku buryo byagenewe kuba umuyoboro wo kugaragaza ibikurimo. Twaravuze tunyura muri iyi migozi ko imibonano mpuzabitsina igomba kuba igikorwa gishimishije cyo kuganira kwacu
no guhuza kwacu n'urukundo rwacu ndetse no gusobanukirwa kwacu. Kandi iyo urebye iyi mpamvu yatumye Imana irema imibonano mpuzabitsina, nibwo umenya ukuntu ari ingenzi ko igihe mukoze imibonano mpuzabitsina, iyo mugize uguhura kw'imibiri, muba murimo kugaragaza ikintu runaka. Ntabwo ari igikorwa cy'inyamaswa. Ni umuyoboro wo kugaragarizamo, kandi kigomba kugaragaza ikintu cyose kiri hagati yanyu kigize ubumwe bwanyu. Muba mugaragaza ubumwe bwanyu iyo muhuza imibiri yanyu. Ni iby'ingenzi kumenya ko guhuza imibiri kwanyu atari bwo bumwe bwanyu, ahubwo ni uburyo bwo kugaragaza ubumwe bwanyu. Ubushize kandi twanavuze ko Imana yaremeye imibonano mpuzabitsina umunezero. Ntekereza ko bigaragara tubikuye mu byanditswe twarebyeho, ndetse turaza no kubirebaho gato nanone, ko imibonano mpuzabitsina itaremewe kororoka gusa. Iyo biba bimeze gutyo, ntiwakabonye ibyanditswe muri Bibiliya nk'iki cyo mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 24 n'umurongo wa 5, kivuga ko iyo umugabo yashakaga, yagombaga kumara umwaka wose ari kumwe n'umugore we amushimisha. Ntibisaba umwaka kugira ngo ubone umwana. Nuko rero biragaragara ko hari ikindi kirimo kirenze ibyo. Ijambo ukwezi kwa buki rivuze ukwezi k'uburyohe. Ubashije kumenya ubusobanuro bwabyo nyabwo, bagiraga ukwezi kwa buki k'umwaka wose, cyangwa se bagiraga umwaka w'uburyohe. Ariko ibyo bivuze ko kuva ibyari itegeko ry'Imana, ko Imana yaremeye imibonano mpuzabitsina ikirenze kororoka. Tubona kandi mu byanditswe nk'Abaheburayo 13:4 ko havuga ko uburiri bw'abashakanye bugomba kubahwa na bose. Ukundi bivuze nuko igikorwa cyo guhuza imibiri cyejejwe, cyane cyane nitwiga igice kivuga ku rushako mu Bakorinto ba mbere igice cya 7, tugiye kureba mu buryo bwimbitse. Noneho iyo usomye ibi byanditswe, umenya ko Imana itaremeye imibonano mpuzabitsina kororoka gusa. Yayiremeye kuba ari bwo buryo wagaragariza uwo mwashakanye, yayiremeye gushimisha abashakanye. Nanone ntabwo nshishikariza gusuzugura ubutinganyi. Ubutinganyi bushobora kuba ikibazo cyoroshye kugeza ubwo umwe mu bana bawe akubwiye ko ari umutinganyi. Nibwo wamenya uburemere bw'icyo kibazo, kandi byanahindura imyumvire yawe ku butinganyi. Ariko umwe mu bana banjye aramutse ambwiye ko ari umutinganyi, namugirira agahinda kenshi. Icyambere, kuko nzi ko ibyo nta munezero bizamuha. Ubwo ntabwo ari ubuzima bwiza, kuko atari bwo buzima Imana yamuteguriye. Ntabwo ari byo Imana yari igambiriye ubwo yaremaga imibonano mpuzabitsina. Yashakaga ko habaho kororoka. Ubutinganyi bushobora gutanga kwishima hagati y'abantu babiri, ariko nta rubyaro rwavamo. Niyo mpamvu ntekereza ko ugomba kumenya ko kororoka ari intego y'ingenzi yo kuremwa kw'imibonano mpuzabitsina. Tumaze igihe tubaza iki kibazo kenshi twigize inyigisho kigira kiti: ese ibimenyetso byawe ubikura mu bantu n'umuco wanyu, cyangwa ubikura mu ijambo ry'Imana? Ese ubumenyi bwawe bukura mu bantu n'umuco wanyu, cyangwa bukura mu ijambo ry'Imana? Twabajije icyo kibazo cyerekeye ku nshingano. Ese urabyibuka? Ese inshingano z'umugabo n'umubyeyi w'umugabo ni izihe? Hanyuma se inshingano z'umugore n'umubyeyi w'umugore ni izihe? Izo nshingano wazimenyeshwa n'isi, cyangwa ukazimenyeshwa n'ijambo ry'Imana? Ese amakuru yawe uyakura he? Turimo kubaza icyo kibazo. Ndagira ngo mbaze icyo kibazo ku mibonano mpuzabitsina. Ese ubumenyi bwawe ku mibonano mpuzabitsina ubukura he? Imana igufashe niba ukura icyerekezo cyawe mu muco wanyu, kuko umuco uzagusobanurira imibonano mpuzabitsina mu myumvire yawo. Uzaguha amakuru ku mibonano mpuzabitsina, ariko njye mbibona, siyo makuru cyangwa icyerekezo byaguha urushako runezerewe cyangwa umuryango wa Gikristo. Ubwo se noneho ni hehe ugomba gukura kumenya ni icyerekezo cy'imibonano mpuzabitsina? Ese wagukura ku barimu bo mu mashuri? Ese wagukura ku ishuri? Ese abafite uburezi mu nshingano zabo nibo bagomba kudusobanurira imibonano mpuzabitsina icyo ari cyo n'ikigamije? Ese twabimenyeshwa n'abaganga bacu? Hari igihe nabajije umuganga nti, ese urimo kubabwira ibi bintu? Aransubiza ati,
ntabwo ndimo kubibabwira, ntabwo barimo kumbaza, ntabwo ari jye babyumvana. None se niba mutabikura mu barezi, ntimubikure mu baganga banyu? None se mubikura mu bitangazamakuru, mu mafilime, cyangwa mu binyamakuru byanditse? Ese mutekereza ko ibyo bibabwira ari ukuri, ko bivuga ukuri kw'Imana? Sibyo rwose. Hanyuma se leta, nk'uko tudashaka ko leta iduha amabwiriza mu iyobokamana, nta nubwo tugomba kubaza leta ibigendanye n'imibonano mpuzabitsina. Ese ni inshingano za leta kudusobanurira imibonano mpuzabitsina? Hari abantu bajya bavuga bati oya, ni urugo niho hantu ibi bivugirwa. None se ninde ubwira abantu bo mu rugo? Ese abashakanye babwirwa iki ku mibonano mpuzabitsina? Umwe mu bakozi b'Imana ku rusengero rwacu yatubwiye ukuntu hari isomo yize mu iseminari, maze umwigisha akavuga ijambo rishamaje. Yaravuze ati, ibintu bibiri by'ingenzi mu buzima bw'umugabo ni akazi ke n'ubuzima bwe bw'imibonano mpuzabitsina, kandi urusengero ntacyo rugira rwavuga kuri ibyo byombi. Agomba kubyishakishiriza ubwe. Nibyo bintu by'ingenzi kurusha ibindi mu buzima bwe. Mu by'ukuri maze igihe mbitekerezaho cyane, kandi maze gufata uyu mwanzuro. Urusengero nirutabibabwira, ubwo ntawe uzababwira umugambi w'Imana uwo ari wo mu mibonano mpuzabitsina. Mu by'ukuri ni hehe wigira inshingano nyayo n'uruhare rw'imikorere n'umumaro by'imibonano mpuzabitsina niba utabyigira mu rusengero? Nk'uko twabivuze kenshi, urushako ni umugambi w'Imana, kandi byanditse mu ijambo ry'Imana. Ni nako bimeze no ku mibonano mpuzabitsina. Iyo usomye ibyanditswe nk'indirimbo ya Salomo, ubona ko Imana idacecetse ku byerekeye imibonano mpuzabitsina. Ni nako ntekereza ko urusengero rutagomba guceceka, ndetse n'umushumba ntagomba guceceka. Mu muco wa Kiyuda, umwigisha ntabwo yabaga yemerewe kwigisha ku ndirimbo ya Salomo kugeza ubwo agize imvi mu mutwe we. Jyewe nta mvi nyinshi mfite duke. Ubwo rero bivuze ko nakigisha mu minota 10 gusa. Mbere yuko twongera kureba ku byanditswe twarebyeho mbere, ndagira ngo mbashishikarize kugira icyo mwitegereza. Nkiri umunyeshuri, twagiraga isomo ku murimo. Twari abanyeshuri bagera nko ku 1700. Maze tugira umusaza wari ufite imvi mu mutwe wose waje kutuganiriza ku mibonano mpuzabitsina. Nyuma y'ikiganiro cye cyiza cyane cyigisha cyane ndetse kinafasha, twatangiye kumubaza ibibazo, kandi nibuka mubaza iki kibazo nti: ni ryari gushaka gukora imibonano mpuzabitsina bitangira kugabanuka? Ni ryari ikibatsi gitangira kwaka buhoro? Maze araseka cyane aravuga ati, ntacyo mbiziho na gito. Kandi ntekereza ko yari afite imyaka nka 82. Nuko rero ntibisaba ko uri muto kugira ngo uryoherwe igikorwa kigaragaza ubumwe. Imana irema imibonano mpuzabitsina yavuze ko ari byiza cyane kubwo impamvu nyinshi cyane, kandi nzi ko uzashimishwa n'icyo Imana yavugaga ubwo yavugaga ko ari byiza cyane. Ni byiza cyane uburyo yabiremye. Umubano w'imibonano mpuzabitsina waremwe n'Imana kugira ngo utanye umunezero hagati y'umugabo n'umugore we. Dukurikije amakuru twumva, bavuga ko hari abagore benshi batajya banezerwa mu gihe bakora imibonano mpuzabitsina. Ntekereza ko igitera ibyo ari umugabo. Hari ibintu bibiri biba ku mugabo: ubusambo bw'umugabo n'ubujiji bw'umugabo. Nuko rero ndashaka kubahiga abagabo. Nemera ko Imana yateguye neza ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina bw'umugore n'umugabo we kugira ngo bombi babone ukunezerwa, kandi kugira ngo umugabo n'umugore babashe kumenya buri kintu bakeneye kumenya cyose kugira ngo babashe kugira urushako rwiza. Kandi cy'ibyo bivuze mu by'ukuri kandi mu buryo bworoheje ni Abakorinto ba mbere igice cya 13. Iyo mirongo iri hagati muri icyo gice isobanura urukundo urwo ari rwo, kandi tubwira icyo urukundo rugamije. Ibuka ko za ndangagaciro 15 zigize urukundo twavuze ko zose zidasanzwe. Kandi ibyo bivuze ko Pawulo na Yesu baregwaga kuba bari bataye umutwe, kandi Pawulo atubwira ko hari igihamya gihagije cyo guhamwa n'ikirego aregwa. Yari atandukanye nabo. Ibyo bivuze ko yari afite ishingiro ry'ubuzima ritandukanye n'iryabo.
ishingiro ry'ubuzima rya buri muntu aba ari we bwite, ariko iyo akijijwe akaba umukirisitu, ishingiro rirahinduka maze akagira irindi shingiro ry'ubuzima. Ishingiro ryawe ntiriba rikiri wowe ubwawe, ahubwo riba Kristo. Kugira ngo habeho kunezerwa mu mibonano mpuzabitsina hagati y'umugabo n'umugore we, umugabo agomba kugira irindi shingiro ry'ubuzima. Agomba gushaka inyungu y'undi muntu, bitaba ibyo kunezerwa ntibyabaho. Kwirebaho cyangwa kwishakishiriza inyungu ni irindi jambo twakoresheje. Abayenjeniyeri b'ibyogajuru nibo baduha ijambo dicentrical. Iyo ikintu kigiye mu ruziga maze ishingiro ryacyo rigahinduka, tuvuga ko cyatakaje ishingiro ryacyo. Kandi Pawulo atubwira mu Bakorinto ba 2:5 ko ishingiro rye ryahindutse ubwo yahindukaga akaba umukristo. Uko njye mbibona ni abantu bahinduye ishingiro ry'ubuzima bwabo, banezezwa n'imibonano mpuzabitsina Imana yaremye. Kugira ngo ibi bigerweho na bombi, umugabo n'umugore bagomba kuganira. Umugabo ashobora gutekereza ko ibyo arimo gukora birimo guha umugore we kubohoka n'umunezero, kandi arimo kubona ibinyuranye. Umugore agomba kumuvugisha, hagomba kubaho kuganira. Ni ngombwa ko musobanukirwana. Muri iyi minsi twumva cyane ibijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Bisa nkaho buri muntu wese yahohotewe akiri umwana. Ariko hari ihohoterwa ryinshi rishingiye ku gitsina, kandi ibyo ntabwo biba ku gitsina gore gusa, biba no ku gitsina gabo. Hari abantu benshi bahuye n'ibintu bibi bishingiye ku mibonano mpuzabitsina mu myaka yabo ya mbere, maze bigatuma bibagora kubona kunezerwa nk'uko Imana yabigambiriye mu mibonano mpuzabitsina yabo. Kugira ngo ibyo bibeho, bagomba kubona icyo abantu bita gukira mu bitekerezo. Dr. Jim Glennon wayoboraga umurimo wo gukira ibikomere yatubwiye byinshi ku gukira ko mu bitekerezo, ugukira ko imbere hagomba kugira ngo babashe kunezezwa n'imibonano mpuzabitsina. Ubwo dutekereza ku hantu dukura ukuri kwacu ku mibonano mpuzabitsina, birumvikana ko dukeneye kujya mu byanditswe. Nk'uko twavuze mu Gutegeka kwa 2:24-5, Imana iha umugabo umwaka wose ukwezi kwa buki. Hanyuma Abaheburayo 13:4 hakavuga ko uburiri bw'abashakanye bugomba kuba bwejejwe. Ibyanditswe nk'ibi bigaragaza ko intego y'imibonano mpuzabitsina irenze kororoka gusa. Ariko itegereza uyu mwandiko mu gice kivuga ku rushako. Ntekereza ko ari umwe mu myandiko myiza cyane mu byanditswe ivuga ku nyigisho y'ubusabane bw'urushako, aricyo Pawulo abivugaho iyo asubiza ikibazo abakristo b'Abakorinto bamubajije mu rwandiko. Iyo ugeze mu gice kivuga ku rushako, Abakorinto ba mbere 7, uba ugeze ku cyiciro gishya cyo muri icyo gitabo. Mwebwe abizi isezerano rishya mwabimenya byose. Atangira igice 7 avuga ati, ku bijyanye n'ibyo mwanyandikiye. Hanyuma agatangira avuga ibintu bari bamwandikiye. Iki gice kivuga ku rushako ni igice gishamaje. Mu gihe ugisoma, ugomba kumenya ko urimo gusoma igisubizo cya Pawulo asubiza ikibazo yabajijwe n'Abakorinto. Pawulo yashoboye kubona abo batekamutwe b'Abakorinto bamubaza ibibazo. Babajije Pawulo ibibazo byinshi nanone. Abakorinto ba mbere igice 7 harimo ibisubizo. Iyo wiza mu buryo bwimbitse kuri ibyo bibazo, ubona uko ibyo bibazo byari biteye. Iyo twiga ku gice kivuga ku rushako, tuvuga ko umurongo wa 26 ugomba gukurikira buri murongo wo muri icyo gice. Ku murongo wa 26, Pawulo yaravuze ati, nuko ndibwira yuko ari byiza ku bw'iki gihe kirushya kiriho none ko umuntu aguma ukwari. Ese ibihe birushya bya none byari ibihe? Kwari ugutotezwa. Abakristo ba kera babagaho bafite ubwoba bwo gutotezwa, cyane cyane mu myaka 300 ya mbere yo mu mateka y'itorero, kandi ibyo ntibyari bikomeye kubimenya iyo wabaga waratotejwe. Iyo wabaga waragaburiwe intare, byarakoroheraga cyane iyo wabaga udafite umugore n'abana. Wihanganiraga buri kintu, ariko se abana bawe n'umugore wawe? Icyo ni ikintu kitihanganirwa. Nuko rero bari barandikiye Pawulo bashingiye kuri icyo gihe kiruhanyije. Buri kintu cyo muri iki gice cyose aho niho gishingiye. Bari barabajije Pawulo ibibazo nk'ibi.
ese abasore bacu bashaka muri iki gihe nk'uko washaka mu bihe byiza, ibihe bisanzwe? Pawulo arabasubiza ati oya. Ahenshi muri iki gice avuga atya: ni byiza ku bw'iki gihe kirushya cya none ko umuntu aguma uko ari. Maze bamubaza n'iki kibazo bati: niba afata icyemezo cyo kuguma ari ingaragu, ese hari uguhuza imibiri bemerewe? Pawulo arabasubiza ati oya. Niba udashaka gushaka, ukaba utagiye gusohoresha uyu mubano imibonano mpuzabitsina, ubwo rero nta mpamvu yo gutwika umubiri wawe. Arongera aravuga ati: niba badashobora kwifata, cyangwa se niba barimo gukora imibonano mpuzabitsina, yenda nibyo arimo kuvuga, bagomba gushyingirwa. Ni byiza gushyingirwa kuruta gutwikwa n'irari. Ariko avuga ko ku bw'iki gihe kirushya kiriho none, ni byiza kudashaka. Kandi niba batarashatse, ntibakore imibonano mpuzabitsina cyangwa ntibahuza imibiri, bagomba kuba barahise babaza iki kibazo. Kandi aha niho tugeze ku cyanditswe turimo kuvugaho. Hanyuma se barangije gushaka bo, ese bakwiriye kugira ubuzima busanzwe bw'imibonano mpuzabitsina? Hano rero hari ubusobanuro natekereje ko buduha icyo uyu mwandiko mwiza uvuze. Pawulo aravuga ati: ibyerekeye ibyo mwanyandikiye, icya mbere, ese ni byiza kugira imibano ishingiye ku mibonano mpuzabitsina? Yego, ariko mu buryo runaka. Ni byiza ko umugabo agira umugore n'umugore akagira umugabo. Umugabo aho umugore we bimukwiriye, kandi n'umugore nawe abigenza atyo ku mugabo we. Kuko umugore adatwara umubiri we, ahubwo atwarwa n'umugabo we. Kandi n'umugabo nawe adatwara umubiri we, ahubwo utwarwa n'umugore we. Ntimukimane keretse musezeranye igihe, kugira ngo mubone igihe cyo gusenga, kandi mwongere guhura, kugira ngo Satani atabagerageresha iruba ry'imibiri yanyu. Ariko ibyo mbivuze ku bwanjye, si amategeko mbategeka, kuko ntashaka ko abantu bose bamera nkanjye, ariko umuntu wese afite impano ye yahawe n'Imana, umwe ukwe n'undi ukwe. Aho ni Abakorinto ba mbere igice cya 7 guhera ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 7. Iyi ni inama nziza cyane y'urushako ibwira abashakanye b'Abakristo bahuza imibiri. Nkundira ijambo ubufatanye, ijambo rikora mu buzima bw'imibonano mpuzabitsina y'umugabo w'Umukristo n'umugore we w'Umukristo, si ikitari cyo cyangwa se kiri cyo cyangwa se gisanzwe. Ijambo rikora ni ubufatanye. Ese ubufatanye ni iki? Ibibazo akenshi biza iyo ugeze mu busabane bw'urushako hagati y'abantu bashakanye kera. Ese hari ikintu kitagenda? Hari ibintu bitagenda? Ntekereza ko igisubizo ari nta kitagenda hagati y'umugabo n'umugore niba hari ubufatanye, kandi mu gihe bombi bibanezeza. Ubufatanye ni ingenzi cyane. Abantu babaza ibibazo ku nshuro, bakabaza ibibazo by'ikigero kigereranyije, ariko dore ijambo ry'ingenzi. Si ikigereranyije cyangwa se kitagenda n'ikigenda, ni icyo bahuriyeho bombi. Itegereze ko avuga ko ari ku bushake. Ntekereza ko ibi ari ingenzi. Avuga ko ari icyemezo ufata. Urushako ni icyemezo, kandi arimo kuvuga ku mibonano mpuzabitsina mu rushako. Ni icyemezo ufata cyo kunezeza uwo mwashakanye, cyangwa cyo kumufasha, haba ari mu buriri cyangwa hanze yabwo. Urabona, ibyo wigira mu buriri ubishyira mu bikorwa mu mubano wawe wose. Ariko tukagirira ibitekerezo bitari bizima ku guhuza imibiri. Nk'uko tubivuga, tuvuga ko tugwa mu rukundo. Mu Cyongereza baravuga ngo we fall in love. Bisa nkaho umanuka mu muhanda ugahura n'umwobo munini cyane witwa urukundo, maze ukawugwamo. Maze wamenya ko uguye muri uwo mwobo witwa urukundo, ugatangira kurira no gukambakamba ugerageza kuwuvamo. Sinababwira umubare w'abashakanye maze kwicarana nabo, cyane cyane mu myaka yashize, kandi amagambo batangiranaga yaraya: sinkikunda umugabo wanjye, sinkikunda umugore wanjye. Urabona ko ari ukugwamo no kuvamo. Nta mutekano no guhuza biri muri ibyo. Ariko urukundo nyarwo si ikintu ugwamo cyangwa uvamo.
ni icyemezo ufata kandi ni ukwiyemeza. Ufata icyemezo ukiyemeza gukunda umuntu, kandi ibyo bikora no mu mubano wo guhuza imibiri. Ni ikintu gihurirwaho na mwembi, ni ubushake kandi ntacyo gishingiraho. Nkunda aho Pawulo avuga, kandi wibuke ko akirimo kuvuga ku mibonano mpuzabitsina y'abashakanye. Urushako ntabwo ari ahantu uharanira uburenganzira bwawe. Itegereza icyo gice kivuga ku rushako kuva ku murongo wa 4 kugeza ku wa 7 mu Bakorinto wa mbere igice cya 13, maze ushyire mu ngirizo ndangagaciro 15 muri iri hame ry'urushako. Ntekereza kuri ubone ko ari byiza gukora gutyo, kandi bishyirwa mu bikorwa neza. Urukundo ntirwishakira ibyarwo, ahubwo rwiyemeza gukorera neza undi muntu. Urukundo ntirwishakira ibyarwo, ahubwo rwiyemeza kugirira neza undi muntu. Kuri icyo nicyo cyubaka cyangwa se kigasenya umubano wo guhuza imibiri. Iyo buri muntu yiyemeje byimazeyo kunezeza no kunyira mugenzi we, urwo ni rwo rufunguzo rwo gutuma biba, kandi burarya urwo rufunguzo nibyo bikuzanira ibibazo. Ibyo bivugwa muri ubu buryo muri uyu mwandiko mwiza. Aravuga ati, umugabo ashake kunezeza no kunyira umugore we, n'umugore ashake kunezeza no kunyira umugabo we. Urwo ni rwo rufunguzo. Ntekereza ko icyo ari cyo gituma biba. Mu Bakorinto ba mbere mu gice cya 17, uyu mwandiko mwiza aho Pawulo atanga inama, ni muri uyu mwandiko avugira ku guhuza imibiri, aho avuga ati, mushobora gushaka kutaryamana no kubw'impamvu zo kwiriza ubusa no gusenga, maze mukongera mugahura, urushako rwanyu rukarushaho gukomera. Ntekereza ko harimo kuvuga ko ndetse n'imibonano mpuzabitsina yanyu irushaho kumera neza. Urugero rutangwa ku rushako mu nzandiko za Petero na Pawulo ni uko urugero rw'urushako ari Kristo n'itorero, itorero na Kristo. Iyo utekereje ko Kristo ari we mwungeri w'itorero, n'itorero rikaba rishumbwe na Kristo, aho niho dukura inshingano z'umugabo n'umubyeyi w'umugabo, n'iz'umugore n'umubyeyi w'umugore. Ariko se ni hehe tubona urugero rw'imibonano mpuzabitsina? Abasomyi ba Bibiliya benshi bavuga ko ari muri ubu busabane Kristo agirana n'itorero, aho niho ubumwe bw'imibiri bugaragarizwa. Ibyo kandi bikwereka uko bigomba kumera. Byagenewe kuba ubusabane bwuzuye bw'abantu babiri, kandi ibyo bigaragazwa mu busabane buba hagati ya Kristo n'itorero. Ariko ni ikintu cyo mu mwuka. Ubwo rero twavuga ko ubu bumwe bw'imibiri busaba ubushake, bugizwe na bombi, ntibugira icyo bushingiraho, kandi bugomba kuba ubwo mu mwuka kugira ngo bigende neza koko. Ubu rero ushobora kuba wibaza ikibazo muri wowe uti, ushatse kuvuga iki mushumba kuri iyi ngingo y'ubunyamwuka? Ni igiki cyo mu mwuka gihuza umugabo n'umugore? Nk'uko nabivuze kenshi, ntabwo ari ngombwa ko ari icyo bakorana nk'abashakanye basengana. Ibyo byumva kenshi. Ntabwo ntekereza ko icyo ari cyo bivuze, nubwo ari byiza ko abashakanye basengana. Kandi iyo abashakanye basengeye hamwe, akenshi bararambana. Ariko ntekereza ko igishimangirwa kuri iyi ngingo y'umwuka ni uko bihora iteka ari iby'umuntu ku giti cye. Umubonano wa mbere ukomeye cyane mu buzima si imibonano mpuzabitsina tugira n'abo twashakanye nabo, ahubwo ni ubusabane bwacu n'Imana cyangwa umubano n'Imana. Umuganga w'indwara zo mu mutwe witwaga Jung yaravuze ati, abagabo biraborohera kuganira ku buzima bwabo bw'imibonano mpuzabitsina kurusha uko baganira ku buzima bwabo bwo mu mwuka. Kuko ubuzima bwabo bwo mu mwuka ari ubw'umuntu ku giti cye, ubuzima bwabo bwo mu mwuka ni ubw'ibanga cyane. Ubuzima bwo mu mwuka nizera ko ari ikintu cy'umuntu bwite. Ukaba mu rushako, ariko urushako rwawe ntirube nk'uko wifuza ko rumera, cyangwa rukagira n'ibibazo. Hanyuma ukatwumva tuvuga ko utaba umubyeyi ukwiye udafashijwe n'Imana. Ndetse ntuzigera uba n'umuntu ukwiriye udafashijwe n'Imana. Yenda urimo kubaza ikibazo uti, ubwo bufasha ububona ute? Nibwo tushyiraho umugozi w'ubuzima bwo mu mwuka.
nagira ngo nsubize icyo kibazo mu buryo bwihuse cyane. Mu myaka yashize narimo gusangira ifunguro rya kumanywa n'umugabo, ambwira ko itorero rye ryamugize umuyobozi w'inama y'abakuru b'urusengero, umuyobozi mukuru. Maze arambwira ati, ibaze nawe, nta nubwo ndi umukristo. Ndamubwira nti, ntabwo waba umuyobozi mu rusengero nyobora udakijijwe. Arambwira ati, ubwo rero nkeneye kuvugana nawe kuko nshaka gusobanukirwa icyo bivuze kuba umukristo. Uwo mugabo yanteye gutekereza ko nkeneye ubushobozi bwo gusobanurira umuntu icyo bivuze kuba umukristo. Mfata umwanzuro ko ubutaha nihagira umbaza ngira icyo ngomba kuba niteguye. Maze ndicara nandika agatabo gato kitwa Ibitangaza by'isi 7 byo mu mwuka. Nahise mbimwohereza nkirangiza kubyandika. Yari ari mu rugendo, maze agarutse ahita ampamagara. Arambwira ati, ndashaka kumenyesha yuko nyuma yo gusoma ka gatabo navuye mu muhanda, imodoka nyihagarika iruhande rw'umuhanda. Maze nakira Yesu muri jye ndakizwa. Ndashaka ko ari wowe uwa mbere ubimenya. Reka mbaganirize ibyo nanditse. Ngyita ibitangaza byo mu mwuka 7 byo mu isi. Tubyita ibitangaza byo mu mwuka dushaka kuvuga ko tutarimo kuvuga ibitangaza karemano cyangwa se ibitangaza bigezweho cyangwa se ibitangaza bya kera. Urwego rutangaje cyane rw'ubuzima kuri jye n'urwego rwo mu mwuka. Ubu rero ndimo kuvuga ku bitangaza 7 byo mu mwuka byo mu isi nita icyambere, ikiremwa gikomeye cyane mu isi. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Urebeye iyi si muri microscope cyangwa telescope, ntiwabura kunezezwa n'ibyo yaremye. Ariko ku biremwa byose urebera mu bugari cyangwa mu gice gitoya cy'isi, ikiremwa cya mbere cyiza cyaremwe n'Imana igihe cyose ni yundi mwana avutse, kuko Imana itubwira mu byanditswe ko Imana ifitiye umugambi buri kiremwa muntu kigeze kubaho, ikiriho ubu cyangwa se kizaba ku isi. Kandi tubwira uko ikora nyuma yo kurema umuntu. Ijugunya igishushanyo mbonera cye. Igishushanyo mbonera irakimena igihe cyose. Abantu benshi bavuga ko ibyo batabishobora. None se ni gute Imana yashoboye kubikora? Uvuze ukuri. Ntiwari kubasha kubikora kuko utari Imana. Ariko yo ni Imana kandi tubwira ko ibikora. Buri kiremwa muntu cyose cyabayeho kirihariye kandi gifite ubuzima bwacyo kidasangira n'ikindi. Ibyo mbyita ukurema gukomeye cyane ku isi. Ese si ibintu bitangaje kuba hari abantu barenga miliyoni 7 muri iyi si, kandi hakaba nta n'umwe muri twe ufite intoki zisa n'iz'undi? Bitekerezeho. Ubu ngubu ushobora kumenyekana hakoreshejwe ikoranabuhanga mu gihe uvuze, kuko nta muntu n'umwe uvuga kimwe nawe. Ushobora kumenyekana barebye amenyo yawe. Uretse imbwa kwihumuriza ibyo wambaye, ushobora no kumenyekana bitewe n'uko uhumura. Birakomeza, bigakomeza, bigakomeza. Twese dufite umwihariko. Ntekereza ko Imana yaraturemye mu buryo bwihariye, ndetse no kubitubwira ko ifite umugambi ku buzima bwa buri muntu. Icyo ni kimwe mu bitangaza bikomeye byo mu mwuka mu isi. Igitangaza cyo mu isi cya kabiri cyo mu mwuka ni icyo nita ubutane bukomeye bwo mu isi. Twumva cyane ibijyanye n'ubutane muri iyi minsi. Gutana bimaze kuba icyorezo, ariko suza ubutane bukomeye cyane muri iyi si ubwo ari bwo. Ni ubutane bw'Imana n'umuntu. Iki ni ikindi gitangaza cyo mu mwuka. Imana irema ikiremwa maze ikakiremana amahitamo. Iki kiremwa imbaraga zo guhitamo gutera umuremyi wacyo umugongo, maze kikavuga kiti, ntabwo nshaka integuro yawe, irashaje. Wandemanye umugambi ukomeye cyane, ariko nta n'igice cyawo nshaka na kimwe. Ngiye kubikora uko mbishaka. Imana ikareka icyo kiremwa kikabikora. Ibyanditswe bitubwira ko buri mugabo, buri mugore, buri muhungu na buri mukobwa wigeze kuvuka aza muri iyi si, ko yigeze kubibwira Imana. Ntabwo mbishaka, ngiye kubikora uko mbishaka. Bakitandukanya n'Imana, maze Imana nayo ikabareka bakabikora.
ubwo butane nibwo butane bukomeye cyane mu isi, kandi ni kimwe mu bitangaza byo mu mwuka byo mu isi. Nizera yuko ubu butane bufitanye isano n'imidugararo irimo kubera mu isi. Iyo wumvise iby'uku kurema maze ukareba ku gitangaza cya mbere cyo mu mwuka mu isi, ntiwabura kubaza iki kibazo uti: niba koko hari umuremyi w'ibi byose, hakabaho n'ikiremwa yaremye, kuki hariho imidugararo myinshi? Kuki tubona imidugararo mu bice bitandukanye byo ku isi? Ahantu hose ni ibibazo gusa. Igisubizo cy'icyo kibazo ni icyo gitangaza cya kabiri, ubutane bukomeye mu isi. Igitangaza cya gatatu cyo mu mwuka nkita ikibazo gikomeye cy'ingutu mu isi. Niba twatekereza Imana nk'iyagira ikibazo gikomeye cyane cy'ingutu, ugomba gukoresha ibitekerezo byawe. Imana igira ibibazo bikomeye by'ingutu nk'ibyo tugira ababyeyi. Ababyeyi dukunda abana bacu, kandi hari ibintu tuba dushaka kubona mu bana bacu. Hakaba n'ibindi tudakunda mu buzima bwabo tudashaka. Ikibabaje cyane niyo bakoze ibintu bitubabaza. None si ibyo bibaye ukora iki? Ugomba kugaragaza urukundo, ariko suzemera ko ibyo byose babikora bikagukomeretsa umutima. Usobanukiwe ubutabera ku kiri cyo ndetse n'ikitari cyo, kandi rimwe na rimwe hari n'ubwo bijijisha nk'aho ari ntacyo bakoze. Icyo ni ikibazo cy'ingutu buri mubyeyi wese afite. Imana nayo hari ukuntu yigeze kugira icyo kibazo. Iyo ireba ibiremwa byayo byitandukanya n'umuremyi wabyo, bagakora ishyano itigeze igambirira ko bakora, wibuke ko yagambiriye ko umuntu agaragaza ishusho no gusa n'Imana, ariko umuntu ni mubi kurusha inyamaswa zo ku isi. Ni gute Imana yakemura ibyo bibazo? Icyo ni ikibazo cy'ingutu. Ikibazo gikomeye cyane ku isi ni ikibazo Imana ifitanye n'umuryango w'ikiremwa muntu. Ikibazo cy'ingutu cyane mu isi gikemurwa no kwamamaza gukomeye mu isi, nicyo gitangaza cya kane mu isi. Ukwamamaza gukomeye mu isi ntabwo ari ukwamamaza ku bwigenge. Ukwamamaza gukomeye cyane mu isi ni imenyekanisha ry'ibyanditswe cyangwa ijambo ry'Imana. Byitwa ubutumwa bwiza, inkuru nziza. Kandi uko kwamamaza nuko Imana yavuye mu ijuru, yohereje umwana wayo w'ikinege kugira ngo apfire ku musaraba, kugira ngo twiyunge nayo. Imana irashaka gukemura ikibazo, kunga ubutane buri hagati yawe nayo, kandi irashaka gukemura iki kibazo uyibereye. Kandi uko kwamamaza nuko Imana yakoze ibikenewe byose kugira ngo ikemure iki kibazo cy'ingutu ndetse no kunga ubwo butane. Iyo usobanukiwe uko kwamamaza gukomeye mu isi, cyane cyane ubyumvanye Yesu ubwe, umenya ko umusaraba wa Yesu Kristo ari kimwe mu bitangaza byo mu mwuka mu isi, kuko ari ku musaraba wa Yesu Kristo icyo kibazo cyakemukiye, ndetse niho ubwo butane bwungiwe kandi bwungirwa n'uyu munsi. Ariko ibyo biganisha ku gitangaza cya gatanu cyo mu mwuka. Nkita icyemezo gikomeye cyane kurusha ibindi ku isi. Igihe Yesu yari ari hano ku isi, yigeze kumara ijoro ryose ari kumwe n'umwigisha, kandi ntekereza ko hagati mu ijoro yabwiye Nikodemo ati: ngiye kuzajya ku musaraba. Ngomba kujya ku musaraba kuko ari jye mwana w'ikinege w'Imana. Nijye gisubizo cy'Imana cyonyine, kandi nijye byiringiro byawe byonyine by'umukiza. Ubwo rero ninzamurwa kuri uwo musaraba, nubyizera ntabwo uzacirwaho iteka. Ariko nutizera, wamaze gucirwaho iteka. Mpora ntekereza ko ubwo Yesu yabwiraga Nikodemo ibyo yamubwiye muri Yohana igice cya 3, igihe bamaranaga ijoro ryose bari kumwe, bisa nkaho yari arimo kuvuga ati: ninjya ku musaraba, nzakora buri kintu cyose gisabwa kugira ngo nkemure icyo kibazo ndetse nunge ubwo butane. Ariko navuga ko bisa nkaho ari amasezerano, kandi nayashyizeho umukono binyuze mu maraso. Ariko hari umwanya wawe wo gushyiraho umukono mu kwizera, wemera ibikubiye muri ayo masezerano. Kandi mbere y'uko ubikora, hadashingiwe ku ngaruka z'urupfu rwo ku musaraba, ntacyo bikubwiye keretse wiringiye ukanizera. Ugomba kubyizera.
ntekereza ko ibyo bituma icyemezo cyo kwizera ibyo Yesu yivuzeho ari cyo cyemezo gikomeye mu isi, ndetse kikaba na kimwe mu bitangaza byo mu mwuka mu isi. Abantu bakunda kubaza kenshi iki kibazo iyo ngeze ku gitangaza cya gatanu: ni gute umenya ko wafashe icyo cyemezo? Ni ibintu bishimishije mu byanditswe usubiye mu rurimi rw'umwimerere Ikigireki, rubisobanura neza kurushaho iyo havuze ijambo izere. Ni ibintu bigaragara uramutse umenya mu Kigereki icyo ibyo bivuze. Ntabwo ari ukwemera ko mu bwenge gusa. Ntabwo ari ukuzunguza umutwe wawe gusa maze ukavuga uti ibyo ndabyizeye, cyangwa se kuzamura ukuboko, cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Nigeze kumva bisobanurwa muri ubu buryo: umugabo yarambuye umugozi hejuru cyane, agabanyamo kabiri umugezi w'amazi, amanukira ku rutare rurerure. Yagendeye kuri uwo mugozi mutoya, ava ku ruhande rumwe rw'umugezi arambuka agera hakurya ku rundi ruhande, maze aranagaruka. Abantu bamukomeye amashyi bamuvugiriza n'akaruru. Abantu bamukomeye amashyi menshi. Nyuma y'ibyo byose yaravuze ati: ni bande muri mwe bizera ko nshobora kongera gukora ibyo nkoze, ariko noneho ndimo no gusunika umuntu ku ngorofani? Abenshi bamanitse amaboko, maze atoranya umugabo umwe amutunzeho urutoki, maze aravuga ati: icara mu ngorofani. Maze umugabo aravuga ati: ntabwo ari jye. Undi aramusubiza ati: ntabwo rero wizeye. Icyo ni cyo ijambo ryo mu Kigereki kwizera risobanuye. Risobanuye ko wizeye cyane bihagije ku buryo washobora kujya mu ngorofani. Wizera buri kintu ku buryo hari aho ugera ukavuga uti iki ni ukuri, uti iryo jambo ni ukuri. Kandi umenya yuko wafashe umwanzuro ukomeye mu isi iyo witwaye neza mu magambo abiri Yesu yavuze. Buri gihe uko umuntu yabwiraga Yesu ati ndakwizera, yavugaga ijambo rimwe, maze abenshi muri bo bagahita bafata icyemezo cy'uko batamwizera koko. Iryo jambo ryabaga ari nkurikira. Yaravugaga ati nkurikira. Iyo bumvaga iryo jambo, abantu basanze yuko kumukurikira bagombaga gutandukana n'ibintu byinshi cyane bakoraga, kandi abantu benshi ntabwo babaga bashaka kubikora. Niyo mpamvu abenshi batamukurikiye. Ntabwo mu by'ukuri bamwizeraga. Ariko hari itsinda rito ry'abantu bahisemo kumukurikira, kandi basanze yuko guhitamo kujya mu cyerekezo cyo gukurikira Yesu Kristo cyari ikindi gitangaza cyo mu mwuka cyo mu isi. Yababwiye muri ubu buryo ati: mwebwe nimunkurikire. Urwo ni rwo ruhare rwanyu. Nimunkurikire, ako niko kazi kanyu. Nanjye nzabahindura, ako ni akazi kanjye. Bamaze kwiyemeza kumukurikira, ni koko yarabahinduye. Yabagize abo yashakaga ko bababo. Mwebwe nimunkurikire, nanjye nzabahindura. Ibyo byaje kuba igitekerezo yabahaye. Baje gusanga ko icyerekezo cyo gukurikira Yesu Kristo ari kimwe mu bitangaza byo mu mwuka byo mu isi, kuko gihindura ubuzima bwawe burundu. Igitangaza cya karindwi cyo mu mwuka cyo ku isi nkita igikorwa gikomeye cyane ku isi. Sinzi niba dusobanukirwa icyo ari cyo. Ntabwo ntekereza ko tugomba kugisobanukirwa nk'uko dutekereza ko tugomba kugisobanukirwa. Ariko Yesu yarigishije, kandi byanditse no mu Isezerano Rishya, yuko iyo ufashe uwo mwanzuro wo gukurikira Yesu, ndetse ugatangira no kujya mu cyerekezo cyo gukurikira Yesu, iyo ubikoze binyuze mu gitangaza nta n'umwe muri twe ushobora kugisobanukirwa, ariko Yesu yise kuvuka bwa kabiri, anyuze muri icyo gitangaza akaba mu buzima bwawe. Kandi iyo Yesu Kristo amaze gufata icyicaro mu buzima bwawe, ubwo rero utangira kugira umurimo ukomeye cyane ukorerwa muri wowe, ari cyo kimwe mu bitangaza byo mu mwuka byo mu isi. Ibi binyibutsa inkuru nigeze kumva. Hari umusore wari ugiye gufatira ikiruhuko cyo mu mpeshyi ahitwa Bamuda, maze yohereza imodoka ye nshyashya yirukanka mbere y'uko agerayo. Ariko amaze kugera i Bamuda, yatangajwe n'uko yasanze umuvuduko ntarengwa muri icyo gihugu ari ibirometero 35 ku isaha muri Bamuda yose. Abantu batwara utumodoka dutoya twitwa mopeds muri Bamuda yose. Maze uko bwije n'uko bukeye, yabaga ari muri ako kamodoka ke gafite moteri ikomeye cyane, ifite imbaraga nyinshi, yambaye umupira ufite ingofero,
ari inyuma y'umusaza uri muri ako kamodoka ka moped. Nuko rero umunsi umwe aza kurambirwa gukomeza kugenda buhoro. Yari ari inyuma y'umusaza maze yongera umuvuduko anyura kuri wa musaza maze agenda no ku muvuduko w'ibirometero 60 ku isaha. Maze nyamusaza aramwomeka. Mu buryo bumutunguye kandi atabigambiriye, yisanze amaze kugera ku muvuduko wo kuri 80 ku isaha, ariko umusaza akomeza kumwomeka nawe. Maze wa musore yongera umuvuduko cyane agera nko ku birometero 100 ku isaha, na wa musaza nawe akomeza kumwomeka. Nuko amenya amakosa yari arimo gukora, maze akura ikirenge ku muriro ahagarika imodoka. Aparika iruhande rw'umuhanda, maze na wa musaza araza aparika inyuma ye. Maze asubira inyuma kuri uyu musaza wari inzobe cyane arimo kureba hasi. Yaramubajije ati, niko wa musaza we, ufite moteri ya bwoko ki muri ako kamodoka kawe? Maze wa musaza aramubwira ati, ntabwo ari moteri muhungu wanjye, naziritse akamodoka kanjye ku modoka yawe. Mwebwe bamaze igihe muri mu ishuri rito rya Bibiliya, mushobora kuba mwaranyumvishe ndimo kuvuga iyo nkuru. Impamvu abantu benshi mu buzima bwabo bwa gikristo bagerageza gukurikira Kristo badahozaho ndetse badahamye, nuko ubuzima bwabo buziritse ku wundi muntu bufite moteri y'imbaraga, ariko bo badafite moteri ubwabo. Nuramuka usobanukiwe igitangaza cyo mu mwuka cya 7, uzasobanukirwa uko gukomera ko kuvuka ubwa kabiri biguha imbaraga zikomeye zo kubaho nk'umukristo. Uko rero niko utangira kugira umukandara wawe bwite wo mu mwuka, ushobora gutuma urushako rwawe rubaho neza nk'uko Imana yaruteguriye kubaho. Ibi mbifite mu gatabo kitwa Ibitangaza 7 byo mu mwuka. Mbabwiye ibintu 7 bitangaje nzi: ukurema gukomeye ko mu isi, ubutane bukomeye bwo mu isi, ikibazo gikomeye mu isi, ijambo rikomeye ryo mu isi, umwanzuro ukomeye cyane wo mu isi, icyerekezo gikomeye cyane cyo mu isi, ndetse n'imbaraga zikomeye cyane zo mu isi. Ibyo nibyo bintu 7 bikomeye cyane nzi. Mbyita ibitangaza byo mu mwuka byo mu isi. Ndizera ko wafashe umwanzuro ukomeye cyane mu buzima bwawe wo kwakira impano ikomeye cyane ya Yesu Kristo, impano ye y'agakiza. Nkuko twakomeje kubivuga muri uruherekane rw'inyigisho, ntabwo twagira urushako rwa gikristo nkuko Imana yabigennye tudafite ubufasha bw'Imana. Niba utarigeze ufata umwanzuro wo kwemera ijambo ry'Imana, bikora uyu munsi. Ubwo nibwo bwonyine ushobora gutangira kubona imigisha y'Imana mu buzima bwawe ndetse no mu rushako rwawe. Mwigishwa mwiza, ubutumire bw'Imana ni ubwa buri muntu wese, kandi wahitamo uyu munsi gutangira kugendana na Kristo, ukagira umugisha w'Imana ku bugingo bwawe n'urushako rwawe. Ese urashaka kuvuka ubwa kabiri? Ese witeguye gufata icyemezo cyo kwizera ukwamamaza kwa Yesu Kristo? Ese witeguye kwizera Yesu Kristo ndetse ukamwegurira ubugingo bwawe burundu? Ese waba wafashe icyemezo ko ubu waba ushaka kwiyemeza gutangira kugendera mu cyerekezo cyo gukurikira Yesu? Ibyo wabikora ubu nonaha. Niba ushaka gutangira urugendo rwawe rw'ubuzima bwo mu mwuka ndetse ukanywana igihango na Yesu ubikuye ku mutima wawe kandi umukuri, senga iri sengesho: Data unkunda, nihanye ko natandukanye nawe n'umugambi wawe ku buzima bwanjye. Natuye ko ndi umunyabyaha kandi nemeye umwana wawe Yesu Kristo ko ambera umukiza. Nizeye burundu urupfu rwe rwo kumusaraba kugira ngo mbabarirwe buri cyaha cyanjye cyose. Ubu nanze kandi nteye umugongo ibyaha byanjye byose. Ndashaka kwiyunga nawe. Ubu nonaha kandi hano ndi, nemeye Yesu ngo ambere umukiza kandi mwimitse nk'umwami wanjye. Ntanze ubugingo bwanjye burundu, nta kindi nkeneye kugira ngo ntwarwe nawe kandi nyoborwe nawe. Shoboresha gukurikira umwana wawe Yesu Kristo buri munsi. Huza ubuzima bwanjye n'umugambi wawe ukomeye ku buzima bwanjye kubw'icyubahiro cyawe. Senze mu izina rya Yesu, amen. Niba usenze iri sengesho, gira umuntu ubibwira uyu munsi ko wakiriye Yesu. Uhawe ikaze mu murimo w'Imana. Hari abandi bashaka gufasha mu rugendo rwawe rushya rw'agakiza ukurikira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi wawe bwite. Turagusengera ngo ukomeze kwiga Bibiliya hano mu ishuri rito rya Bibiliya. Turagusengera ngo ukomeze kugendera mu rukundo rwayo rw'imbaraga kugeza ubwo tuzongera kubonana.